Abasuje shuti bakunze ibijambo ry'Imana, tunejejwe no kubana namwe muri uyu mwanya aho tugiye gutanga iki cyigisho ku bibazo abantu benshi bibaza by'ubuhanuzi. Nkaba rero musaba wowe udukurikiye kugira ngo tubanze dusenga Imana. Urakoze Mana yacu, tugushimiye urukundo badukunze, tugushimiye ko wemeye kutuba muri ibi bihe bisoza amateka y'isi, tugushimiye ko ibijyanye n'iby'iki gihe wabidusobanuriye neza, widushyirira mu bihamya. None uyu mwanya tugiye kuba imbere yawe duhugurana, dufashanya kugira ngo tuzasoze urugendo rwacu amahoro. Reka no Mwuka Muziranenge azasobanure ibi yandikishije, asobanure buri muntu wese ubyifuza mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze bavandimwe, turabashimiye cyane kuko mudukurikiye mukaba mukurikiranye iki cyigisho. Ni icyigisho cy'ubuhanuzi, ni icyigisho gikomeye cyane kuko abantu benshi bafite urujijo ku bijyanye n'ubuhanuzi. Igihe turimo kirakomeye, ni igihe cy'ishungura, ndetse ni igihe umuntu utagize umugisha wo kugira ubumenyi ku bw'iyi saha duhagazemo afite ikibazo gikomeye cyane ku bijyanye n'isohora ry'ubuhanuzi. Hari amagambo rero nifuza ko tubanza gusoma muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kugira ngo ahari ubashe kwita kuri ubu buhanuzi, kuri iki cyigisho ngiye kwigisha. Aha ku ipaje y'152 hari amagambo avuga ngo muri iki gihe hari abantu benshi mu isi birengagiza ibimenyetso bigaragara Kristo yatanze kugira ngo biburire abantu ibyerekeye kuza kwe. Bashaka uko bacecekesha ibyo babona kandi bazi, mu gihe ibimenyetso by'imperuka bisohora byihuta kandi isi ikaba isatira igihe umwana w'umuntu azahishurwa ku bicu byo mu ijuru. Pawulo yigisha ko kutita ku bimenyetso bibanziriza kugaruka kwa Kristo ari icyaha. Abangaba bafite icyaha cyo kwirengagiza Pawulo abita abana b'ijoro n'ab'umwijima. Atera ubutwari abari maso muri aya magambo ati, ariko mwebweho bene data, ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi ubatungure nk'umujura, kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa, ntituri ab'ijoro cyangwa ab'umwijima. Nuko rero twe gusinzira nk'abandi, ahubwo tube maso, twirinde ibisindisha. Bavandimwe, ndagira ngo mube maso kuri iki cyigisho ngiye kwigisha, kuko muri iki gihe hari abantu benshi birengagiza ibimenyetso Kristo yatanze, ndetse bimwe barabireba ibindi barabizi ariko bakabyirengagiza. Niyo mpamvu tugiye gutanga iki cyigisho kugira ngo ahari twibutse bamwe barimo baragenda bacogora basubira inyuma. Ukabona umuntu hari ibyo yabonye, hari ibyo yumvise, bimutera guhunga, bimutera gukiza amagara ye. Ariko muri iki gihe cy'agahenge abantu benshi bakaba barimo barasubira inyuma badohoka, ndetse n'ababwiriza benshi nuko. Akaba ariyo mpamvu rero tugiye kwiga ubu buhanuzi, ariko cyane tuburira abagenzi, tuburira abantu bagize ibyo babona, bagize ibyo bumva, kugira ngo be kwirengagiza, kuko nta mahoro ari mu isi. Nubwo ubona hari agahe kameze nk'agahenge, ntabwo ubuhanuzi bwo bwahagaze. Ibi rero muri iki gitabo umuja w'Imana avuze yuko hari abantu birengagiza ibimenyetso Kristo yatanze, birengagiza ibyo babona, ibyo bazi, maze bakabirenza amaso, ukumva umuntu yagiye mu cyerekezo kitari cyiza. Hari ibibazo rero abantu bagiye bibaza, ndetse bamwe bagiye bambaza ku bijyanye n'isohora ry'ubuhanuzi, ariko ubuhanuzi ku itorero, ubuhanuzi ku itorero. Hari abantu bahuzagurika, barabaza ngo ni iyihe mpamvu amatsinda yabayeho, ni iyihe mpamvu, ese ubu koko kuba umuntu agiye mu rusengero hari icyo byaba bitwaye?
ese kubatajyayo nta kibazo bafite? Hari kuri iki kibazo rero nateguye iki cyigisho cy'ubuhanuzi kugira ngo ahari wowe uri guhuzagurika, wowe udafite aho uhagaze, wowe uri mu cyerekezo kitari cyiza, umenye ibi bihamya bijyanye n'ubutumwa dusohoyemo. Ikintu cyagiye kirindagiza abantu cyane ni ukutamenya ko ubutumwa bugendana n'igihe cyabo. Ugasanga umuntu arafata ibintu akabigereranya n'ibyo mu gihe cya Nowa, akabigereranya n'ibyo mu gihe cy'irimbuka ry'Isodomu n'i Gomora, igihe cy'intumwa, ati byagenze gutya. Ariko hari ibintu udashobora guhuza ngo byemere, kuko twe dusohoye mu butumwa bukomeye, ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Mbere y'uko rero tureba kubw'ubutumwa dusohoyemo, hari amagambo ngiye kubasomera muri iki gitabo cyitwa Uwifuzwe byose, ku ipaji ya 540. haratubwira uburyo dukwiye kwita ku butumwa bujyanye n'igihe tugezemo. Haranditse ngo kubera ko tudashobora kumenya igihe cyo kugaruka kwe neza, twahawe itegeko ryo kuba maso. Hahirwa abagaragu shebuja azasanga bari maso ubwo azagaruka. Abategereza kugaruka kwa Kristo bari maso ntabwo bazaba banebwe. Gutegereza kugaruka kwa Kristo kubatera kubaha Uwiteka no gutinya iteka bizacibwa abica amategeko, kandi bakumva ari icyaha gikomeye kwirengagiza ubuntu bw'Imana. Ndasubiramo amagambo kugira ngo uyumve neza. Abategereza kugaruka kwa Kristo bari maso ntabwo bazaba banebwe. Gutegereza kugaruka kwa Kristo kubatera kubaha Uwiteka no gutinya amateka azacibwa abica amategeko, kandi bakumva ari icyaha gikomeye kwirengagiza ubuntu bw'Imana. Abategereza Uwiteka bari maso bejesha imitima yabo kumvira ukuri, kandi bakagira umwete mwinshi igihe bategereje. Bazi ko umwami wabo ageze ku rugi, niyo mpamvu bashaka gukorana n'abakozi b'Imana kugira ngo bakize imitima nk'ibisonga bikiranuka, kandi by'ubwenge baha abagaragu ba shebuja igerero ryabo mu gihe gikwiriye. Ibi ndagira ngo mubyiteho cyane. Babwiriza ukuri gukwiranye n'igihe cyacu. Ababwiriza ndagira ngo mwite kuri uyu muburo. Ukwiye kubwiriza ukuri kujyanye n'igihe tugezemo. Ukwiye gusobanukirwa neza isaha ya gihanuzi. Barakomeje baravuga ngo nk'uko Enoki, Nowa, Aburahamu, Mose bigishaga ukuri ko mu gihe cyabo, niko n'abagaragu ba Kristo ubu batanga umuburo uhwanye n'uw'igihe cyabo cyagenewe. Ibi ndagira ngo mubyiteho bavandimwe. Ukuri kugendana n'igihe cyabwo, ubutumwa bugendana n'igihe cyabwo. Rero twari ubutumwa dusohoyemo ku buryo udashobora kuvangavanga ibintu ngo utangire kubwira abantu ngo nta kibazo gihari, buriya mu nsengero nta kibazo gihari, kandi ubutumwa dusohoyemo buragaragaza ko hari ikibazo kimeze gite. Rero ndashaka gusubiza iki kibazo abantu bari kugenda babaza ati mbese kujya mu rusengero hari ikibazo gihari? Mbese kuba abantu bari barahunze hakaba habonetse agahenge bakisubirira mu byo bari barimo hari icyo bitwaye? Ariko ndashaka kukubwira ikibazo cyo mu rusengero. Ndashaka kukubwira ubuhanuzi ku itorero ry'Imana, itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, uburyo iri torero rizasoza. Kuko abantu benshi ntabwo bita cyane kuri ubu buhanuzi, ntabwo bita kuri ubu buhanuzi. Muri iki gitabo cy'ubusobanuro bwa Daniyeli n'ibyahishuwe, basobanuye neza uburyo Laodikiya izasoza.
ndetse no mu gitabo cyitwa iby'Abadiventiste bizera. Muri iki gitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe bavuze uko itorero rya Laodikiya, uburyo ku musozo waryo uko bizagenda. Muvandimwe, ndagira ngo ibi bintu ngiye kugusomera ubyiteho mu gihe ngiye kwigisha ubuhanuzi ku itorero, ndetse n'ibyigisho byinshi n'ibirebire cyane, ariko ndagenda ngerageza kugenda nkubwira buri kimwe ukwacyo uko cyagiye gisohora, kandi ndabikubwira mbisoma, ni ibihamya. Ubwo rero wowe ubasha kuvuga ibintu udafite ibihamya, ubucecetseho gatoya, ibihamya niba bigiye kuvuga, nshuti muvandimwe, wite kuri ubu buhanuzi dusohoyemo kuko burakomeye cyane. Iri torero rya Laodikiya nk'uko tubisoma muri iki gitabo cy'ubusobanuro bwa Daniyeli n'ibyahishuwe, bavuze uburyo ku musozo wa Laodikiya hazaboneka inzira ebyiri. Ku ipaji ya 35 ku ngingo ya 2 haranditse ngo Laodikiya, umudugudu wa Laodikiya wari wubatswe ku iherezo rya ya nzira nyabagendwa aho ishamitse kabiri. Ni kuri iri torero ryacu rigeze ku iherezo ry'uruhererekane rw'ibihe. Imbere yacu hari amayira abiri y'inzira. Ndashaka kugaragaza aya mayira abiri y'inzira ku iherezo ry'iri torero. Dore ko abantu bamwe bajya batanga ibihamya by'uburyo iri torero ryatangiye, bakavuga ngo iri torero ntirizaba Babuloni, ntabwo mukwiriye kurisohokamo. Ariko reka turebe ku musozo w'iri torero uko bizagenda. Mbere yo kwigisha abantu uko mugiye gukorana n'abapasiteri umurimo, mukabwiriza ubutumwa, mugakora amavuna, ibi bintu ndagira ngo bisobanukirwe neza, umenye impamvu yatumye amatsinda abaho. Rero kuri ubu buhanuzi turifashisha iki gitabo cy'inyandiko z'ibanze, maze dusome ku ipaje y'197 ku ngingo ivuga ngo urufatiro rutajegajega. Ndagira ngo ubu buhanuzi ubwiteho nshuti yanjye. Nabonye itsinda ry'abantu bahagaze birinze kandi bashikamye, batitaye na busa ku bashoboraga guhungabanya ukwizera guhamye kw'iryo tsinda. Imana yabarebanaga ijisho ryerekana kibemera. Neretswe intambwe 3 arizo: ubutumwa bwa marayika wa mbere, ubw'uwa kabiri n'ubw'uwa gatatu. Ubu ni ubutumwa dusohoyemo butigeze bubaho mu bihe byose byabayeho. Twebwe abasohoreho n'imperuka y'ibihe, ni twebwe dukwiriye kwita kuri ubu butumwa bw'abamarayika batatu. Ubu butumwa buradusaba iki? Ubu butumwa buravuga iki? Ndagira ngo iki ngiki ucyiteho cyane. Neretswe intambwe 3 arizo: ubutumwa bwa marayika wa mbere, ubw'uwa kabiri n'ubw'uwa gatatu. Marayika twari kumwe yaravuze ati, hazabona ishyano uzagira akantu na gato akura cyangwa kongera kuri ubu butumwa. Hazabona ishyano umuntu uzagira akantu na gato akura cyangwa kongera kuri ubu butumwa dusohoyemo. Ndagira ngo mwumve, gusobanukirwa by'ukuri n'ubu butumwa ni ingenzi cyane. Iherezo ry'abantu rishingiye ku buryo babwakira. Iherezo ry'abantu rishingiye ku buryo babwakira. Hazabona ishyano umuntu uzagira akantu na gato akuraho cyangwa akagira ko yongeraho. Ndashaka ko tureba rero ubu butumwa dusohoyemo, ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu ni ubutumwa butangaje cyane. Hari igitabo kisobanura cyane iby'ubu butumwa, ni igitabo ngiye kubasomera, ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ingingo ya 13. Bavuze kuri ubu butumwa bwa marayika wa gatatu. Ngiye gusobanura neza ko ibi byigisho ntangiye gukora,
ngiye gusobanura ubu buhanuzi. Abantu bafite ibibazo byinshi ku mibatizo, ifunguro ryera, gahunda runaka, ubuyobozi mu matsinda. Ibyo bibazo byose bafite, ntangiye gukora ibi byigisho kugira ngo babone igisubizo, babone umurongo ngenderwaho, be guhuzagurika ku butumwa dusohoyemo, kuko ni ubutumwa buheruka amateka y'isi, ni ubutumwa bwa marayika wa gatatu, kandi hazabona ishyano umuntu uzagira ikintu akantu na gato akura kuri ubu butumwa cyangwa akagira ibyo yongeramo. Ku ngingo ya 13 haranditse ngo turasabwa kwita ku buhanuzi bw'iminsi y'imperuka. Nyuma mbona marayika wa gatatu, marayika wari umerekeje aravuga ati, umurimo we uteye ubwoba. Umurimo wa marayika wa gatatu uteye ubwoba. Ubutumwa bwe buratangaje mu buryo bukomeye. Ni marayika ugomba gutandukanya ingano n'urukungu, kandi agashyiraho ikimenyetso cyangwa agahambira imiba yo guhunikwa mu bigega byo mu ijuru. Ibyo nibyo bikwiriye kwigarurira ubwenge bwacu bwose, kandi tukaba ari byo duhanga amaso. Ngiki kintu gikwiriye kwigarurira ubwenge bwacu, ni ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Ngiki kintu dukwiriye guhanga amaso. Ngubu ubutumwa tudakwiriye kugira akantu na gato dukuraho cyangwa tugire icyo twongeraho. None se ubutumwa bwa marayika wa gatatu busobanuye iki? Bugizwe n'izihe ntambwe? Bugizwe n'ubuhe butumwa? Ubutumwa bwa marayika wa gatatu bugizwe n'imigabane 3, nk'uko ngiye kuyigusobanura mu nyandiko zitandukanye. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu, umutima wabwo ni ugutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, nk'uko tubisoma ku ngingo ya 724 y'iki gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Erina bahita bamubajije iby'ubutumwa bwa marayika wa gatatu niba ari ubutumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, maze nawe asubiza agira ati, ni ubutumwa bwo gutsindishirizwa kubwo kwizera mu by'ukuri. Muri iki gitabo nanone cy'ubutumwa bwatoranijwe, umuzingo wa mbere basobanuye iby'ubu butumwa bwa marayika wa gatatu. Bavuga uburyo hari abantu benshi bavuga yuko ubu butumwa babwitaho, nyamara batabusobanukiwe neza. Umutima w'ubutumwa bwa marayika wa gatatu, gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Aha rero kuri iyi ngingo y'ubu butumwa bwa marayika wa gatatu, ndagira ngo ubyiteho. Tugiye kureba ku ipaji ya 287, aho bavuze ngo ubutumwa buvuye ku Mana, ukuri kuri n'imbaraga z'Imana. Ubutumwa bw'iki gihe, gutsindishirizwa kubwo kwizera, ni ubutumwa buva ku Mana, burimo imbaraga z'Imana, kuko urubuto rwabwo ari ukwera. Bamwe bakeneye cyane ukuri guhebuje baha, turatinya ko ntacyo kwabamariye. Ubu ni ubutumwa bwa marayika wa gatatu, ni ubutumwa dusohoyemo, kandi umutima wabwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Niba ndagusobanurira izi ntambwe uko ari 3 zigize ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Ku ipaje ya 282 ku ngingo ivuga ngo inyigisho zihanitse, haranditse ngo hari ukuri gukomeye kwahishwe igihe kirekire munsi y'ibishingwe by'ikinyoma, gukwiriye guhishurirwa abantu. Inyigisho yo gutsindishirizwa kubwo kwizera yahishwe amaso y'abantu benshi, bavugaga ko bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Iki ni ikibazo gikomeye. Gutsindishirizwa rero kubwo kwizera ni umutima w'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Umugabane wa kabiri ni ukuboko kw'iburyo kwa marayika wa gatatu. Ubwo kuboko kw'iburyo ni temperance, kwirinda, kwitungira amagara mazima. Ibi ndagira ngo ubyiteho muvandimwe, kuko kwica amategeko y'ubuzima birangana no kwica amategeko y'Imana. Ukuboko kwa marayika wa gatatu, temperance, nako ni ingenzi muri ubu butumwa buheruka. Ingingo ya mbere, umutima w'ubutumwa bwa marayika wa gatatu, gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, ni ingenzi ku muntu wese ushaka kujya mu ijuru. Udatsindishirijwe ntabwo wazajyayo.
Temperansi ni ingenzi kuko utirinda ntabwo wazajya mu ijuru. Umugabane wa gatatu ari nawo ngiye gutindaho ni ijwi rirenga rya marayika wa gatatu. Ni ubuhanuzi ndetse dusohoyemo uyu munsi, nk'uko tugiye kubureba muri Bibiliya, muri ubu butumwa bw'abamarayika batatu byahishuwe 14 umurongo wa 9. Ndagira ngo ibingibi ndimo ndavuga ubyiteho kuko ntangiye ibi byigisho. Aya ni amagambo abanziriza ibyigisho ngiye gukurikizaho ibyigisho byinshi bisobanura ubuhanuzi dusohoyemo. Wowe urimo urata umurongo, wowe urimo urayobya abantu ngo uri umubwiriza, ukaba urimo urashungura, ukwiriye kumenya ko ababwiriza benshi batesheshejwe ukuri bazava ku kejo bajye kwifatanya n'abarwanya ubutumwa, nk'uko tubisoma mu ntambara ikomeye ku ipaji ya 428. Amagambo ndagira ngo uyiteho ari mu byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 9, kuri uyu mugabane w'ubutumwa bwa marayika wa gatatu ari nawo mugabane wa gatatu dusohoyemo. Bavandimwe, ndagira ngo ibingibi mubyiteho cyane. Kuri umurongo wa 9 igice cya 14 byahishuwe aravuga ngo marayika wundi wa gatatu akurikira havuga ijwi rirenga ati, umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo ni uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana yiteguye udafungwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Uyu mugabane w'ubutumwa bwa marayika wa gatatu urakomeye cyane, kandi nibwo buhanuzi dusohoyemo. Umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ndagira ngo mbabwire bavandimwe, iyi ntambara iheruka ishingiye ku kuramya. Iyi ngingo yitwa kuramya niyo ntandaro y'ibi bintu byose mubona. Iyi nyamaswa irashaka kuyiramya, niyo mpamvu yakoresheje ubucakura bwinshi cyane ku buryo amadini menshi yamaze kwihuza ku bw'iyi ngingo, ku buryo itorero ry'Abadiventiste ryamaze guta umurongo ku bw'iyi ngingo yitwa kuramya, ku buryo miliyoni nyinshi abantu benshi barimo barata umurongo ku bw'iyi ngingo yitwa kuramya. Iyi rero niyo ngiye kugarukaho muri iki gitabo cy'inyandiko z'ibanze, aho tugiye gusuzuma kuri iyi ngingo ikomeye, kuri ubutumwa bw'abamarayika batatu. Tugiye kureba impinduka y'abantu mu gihe cya Yohana, mu gihe cy'itorero ry'Abayuda. Turahita tubonamo n'impinduka igomba kuba ku itorero ry'Abadiventiste. Amagambo ngiye kuyasoma, nakubwiye ko ni amagambo arimo abanziriza ibyigisho ngiye gukora bisobanura ubu buhanuzi dusohoyemo. Reka dukomeze dusome mwumve. Amagambo naringeze aravuga ngo, hazabona ishyano umuntu uzagira akantu na gato akura cyangwa kongera kuri ubu butumwa. Gusobanukirwa by'ukuri n'ubu butumwa ni ingenzi cyane. Iherezo ry'abantu rishingiye ku buryo babwakira. Nongeye kwerekwa iby'ubu butumwa, maze mbona uburyo ubwoko bw'Imana bwahuye n'ingorane zikomeye kugira ngo babwakire. Bari barageze kuri ubu butumwa binyuze mu mibabaro myinshi n'intambara ikaze. Imana yari yarabayoboye intambwe ku ntambwe kugeza ubwo ibagejeje ku rufatiro rukomeye kandi rutanyeganyezwa. Turasimbaho gatoya turebe kuri iyi subi ikurikira, mwumve, tugere kuri ubu butumwa bwo mu gihe cya Yohana, tugere no mu butumwa bwo muri iki gihe cyacu. Mu gihe nzakora icyigisho kigaragaza ba Eliya batatu naho bagomba gutangariza ubu butumwa bagaragaza ibyaha by'itorero ryaguye. Uzabona Eliya mu gihe cyaha, uburyo itorero mu gihe cyaha uburyo ryari ryangiritse. Uzabona Eliya mu gihe cya Yohana, uburyo itorero ryari ryarangiritse. Yohana agashyira ku karubanda ibyaha byabo kandi akerekana impinduka yabaye. Ntabwo ubu butumwa bwa Eliya bugomba gutangarizwa mu nsengero. Eliya ku musozi Karumeli yagaragaje Imana nyamana. Yohana mu butayu yagaragaje impinduka yabaye. Ba Eliya bo muri iki gihe cyacu
ntabwo bagomba gutangariza ubu butumwa mu kuruhimbi, ntabwo bishoboka. Bagomba kuba bari mu butayu, bagomba kuba bari mu matsinda. Niyo mpamvu ibi ngibi ngiye kukubwira ubyiteho cyane, ningera kuri ibi byigisho uzabisobanukirwa neza. Amagambo ngeze haravuga ngo, nongeye kwerekwa igihe ubutumwa bwo kuza kwa Yesu bwa mbere bwabwirizwaga. Yohana yoherejwe afite umwuka n'imbaraga nk'ibyo Eliya yari afite, kugira ngo ategure inzira ya Yesu. Abanzi ibyo Yohana yahamyaga ntibigeze bagira icyo bungurwa n'inyigisho za Yesu. Uko barwanyije ubutumwa bwateguza gukuza kwe, byabagejeje aho badashobora kwakirana ubwuzu igihamya kiruta ibindi cyerekanaga ko ari we Mesiya. Ibi ndagira ngo mubyumve neza, mwumve uburyo Satani yakoze mu gihe cya Yohana, mu gihe cy'Abayuda. Mwumve uko Imana yagaragaje ukuri kwayo ikoresheje aba bahanuzi, uyu Yohana. Ngo Satani yateye abanzi ubutumwa bwa Yohana kugenda, maze bagera kure cyane kugeza aho banga Kristo ndetse baranamubamba. Igihe bakoraga ibyo, bishyize aho badashobora kwakirana umugisha wo ku munsi wa Pentekote, ari wo wari kubigisha inzira ijya mu buturo bwo mu ijuru. Gutabuka k'umwenda wo mu buturo bwera byerekana ko ibitambo by'Abayuda n'imihango yakorwaga bitazongera kwakirwa ukundi. Ibi bintu byabaye mu gihe cy'Abayuda. Ndagira ngo mwumve ibintu byabaye ku Badivantiste. Ibi bintu ndagira ngo mbasobanure neza ubuhanuzi dusoyemo, ubutumwa dusoyemo bwa marayika wa gatatu. Ku bantu bakinisha ingingo yitwa kuramya, ku bantu barimo baradohoka basubira mu nsengero, haramaze kugaragara ikizira cyahanuwe. Ibi bintu ndagira ngo mubyiteho bavandimwe. Barakomeje baravuga ngo igitambo gihebuje ibindi cyari cyatanzwe kandi cyamaze kwemerwa, kandi Mwuka Muziranenge wamanutse ku munsi wa Pentekote yatumye intumwa zikura intekerezo zazo ku buturo bwo mu isi zizerekeza ku buturo bwo mu ijuru, aho Yesu yari yinjijwe n'amaraso ye ubwe kugira ngo asuke ku bigishwa be ibyiza biva mu murimo we wihongerera. Nyamara Abayuda bari basigaye mu mwijima w'icuraburindi, bari babuze umucyo werekeye inama y'agakiza bagombaga kuba barakiriye, kandi bari bakiringiye ibitambo n'amaturo byabo bitagira umumaro. Ubuturo bwera bwo mu ijuru bwari bwasimbuye ubwo ku isi, ariko bo ntibamenye izo mpinduka. Ibi bintu batamenye mu gihe cy'Abayuda niko bimeze n'uyu munsi. Kubw'ibyo rero ntibashoboraga kugira icyo bungurwa n'umurimo w'ubuhuza Yesu akorera hera cyane. Bavandimwe, mu gihe iyi mpinduka yabaga ku itorero ry'Abayuda, cyari ikibazo gikomeye, kuko bamwe ntibigeze bamenya iyi mpinduka. Bakomeje imirimo yakorerwaga mu buturo, kandi cyari cyabaye cyababwiraga ko bagomba gukura amaso ku buturo bwo mu isi bakerekeza ku buturo bwo mu ijuru. Tugiye kureba muri iki gihe cyacu, mu gihe ndimo ndasoza aya magambo abanziriza ibyigisho ngiye gukurikizaho. Abantu benshi barebana ubwoba bwinshi cyane uburyo Abayuda banze Kristo kandi bakamubamba, maze basoma amateka y'uburyo yasuzuguwe bikojeje isoni, bagatekereza ko bo bamukunda ndetse ko batari kumwihakana nk'uko Petero yabigenje, cyangwa ngo bamubambe nk'uko Abayuda babigize. Ariko Imana isoma mu mitima y'abantu bose yagerageje urwo rukundo bavugaga ko bakunda Yesu. Ijuru ryose ryitegerezanyije amatsiko uburyo ubutumwa bwa marayika wa mbere bwakiriwe, ariko abantu benshi bavugaga ko bakunda Yesu kandi basesaga amarira igihe basomaga igitekerezo cy'umusaraba. Bahinyuye inkuru nziza yo kugaruka kwe, aho kwakira ubutumwa babwishimiye bahamije ko ari ubuyobe.
banze urunuka bakunda kugaruka kwe, ndetse babaca mu matorero. Abanze kwakira ubutumwa bwa marayika wa mbere ntibashoboraga kugira icyo bungurwa n'ubutumwa bwa marayika wa kabiri, ndetse n'urusaku rwa mu gicuku ntacyo rwari kubamarira, kandi kubwo kwizera rwari rugamije kubategurira kwinjirana na Yesu ahera cyane ho mu buturo bwo mu ijuru. Ndetse kubwo kwanga ubutumwa bubiri bubanza, bijimishije intekerezo zabo ku buryo batashoboraga kubona umucyo mu butumwa bwa marayika wa gatatu, ari nawo werekana inzira igana hera cyane. Ubu butumwa bwa marayika wa gatatu bwumva. Nabonye ko nk'uko abayuda babambye Yesu, niko amatorero yiyitiriraga Kristo yabambye ubwo butumwa bw'abamarayika batatu. Mbese aya matorero avugwa n'ay'abandi? Ni abakatolika, ni abaporo, ni abahe? Turaza kubibona hariya hejuru. Niko byagenze. Nabonye ko nk'uko abayuda babambye Yesu, niko amatorero yiyitiriraga Kristo yabambye ubwo butumwa bw'abamarayika batatu. Kandi kubw'ibyo ayo matorero aba yarimo ntazi inzira igana hera cyane, ndetse ntashobora kugira icyo yungurwa n'umurimo wo gusabira abantu Yesu ahakorera. Kimwe n'abayuda batambaga ibitambo byabo by'imburamumaro, basenga amasengesho yabo y'imburamumaro, bayerekeza mu cyumba Yesu yamaze kuvamo. Satani anezezwa n'ubwo buhendanyi, yiyambika imico y'idini, bityo akikururiraho intekerezo zabo biyita abakristo, bakorana n'imbaraga ze, bagakora ibimenyetso n'ibitangaza bye by'uburiganya kugira ngo abakomereze mu mutego we. Bamwe abayobya mu buryo bumwe, abandi nabo akabayobya mu bundi. Afite ubuyobe bunyuranye yateguriye kuyobya abantu batandukanye. Abantu bamwe barebana ubwoba bwinshi, ubushukanyi bw'ubwoko bumwe, ariko kandi bakakirana ubundi ubwuzu bwinshi. Bamwe abayobesha kwizera imyuka y'abapfuye. Aza kandi ameze nka marayika w'umucyo, maze agakwirakwiza ubushukanyi bwe ahantu hose akoresheje ubugorozi bupfuye. Amatorero ananezerwa cyane, maze akizera ko Imana iri kuyakorera ibitangaza, nyamara ari umurimo ukozwe n'undi mwuka. Wa munezero uzageraho uyoyoka uve mu isi, itorero risigare riri ahabi kurusha mbere hose. Bavandimwe, ndagira ngo ibingibi mubyiteho cyane, kuko birakomeye ibi ngezeho. Tubonye ubutumwa bw'abamarayika batatu, tubonye ubutumwa bwa marayika wa gatatu, tubonye impinduka yabaye mu gihe cya Yohana. Turimo turareba noneho no muri iki gihe cyacu impinduka yabaye. Ngana ku musozo, ndagira ngo wite kuri aya magambo ngiye gusoma. Nabonye ko Imana ifite abana bayo b'indahemuka mu itorero ry'Abadivantiste, ndetse no mu matorero yaguye. Kandi mbere y'uko ibyago by'imperuka bisukwa, abagabura na rubanda bazahamagarirwa kuva muri ayo matorero yaguye, maze bakire ukuri bishimye. Ibi Satani abizi neza, kandi mbere y'uko ijwi rirenga rya marayika wa gatatu rivuga, Satani azahagurutsa gukanguka no gukangarana muri ayo matorero kugira ngo abanze ukuri, bibwire ko Imana iri kumwe nabo, yiringira ko azayobya n'ab'indahemuka, kandi abatere gutekereza ko Imana igikomeje gukorera muri ayo matorero. Ariko umucyo uzamurika, kandi abantu bose b'abanyakuri bazasohoka mu matorero yayobye, maze bifatanye n'abasigaye gukurikiza amategeko y'Imana. Ibi ndagira ngo ubyumve nshuti muvandimwe. Aya matorero bavuze aha ni aya, kugira ngo utazajijwa. Babanje kuvuga itorero ry'Abadivantiste, bavuga n'amatorero yayobye. Aya matorero
ndetse n'itorero ry'abadivantisite bavuze ko mbere y'uko ijwi rirenga rya marayika wa gatatu rizavuga ngo ababwiriza na rubanda bazasohoka muri ayo matorero. Kubera iki? Kubera ko hazaba habaye ikintu gikomeye ngiye kubabwira. Hazaba habaye ikintu cyitwa urwiyunge rw'amadini. Iri kuri iyi ngingo yo gusohoka kuri aya matorero ngana ku musozo. Izi ngingo nk'uko ndimo ndazibabwira kuri iyi paje ya 207 bavuze kuri iki kintu cyo gusohoka muri amatorero. 210 baravuze ubutumwa bwa gatatu bwagombaga gukora umurimo wabwo, kandi abantu bose bagomba kubugeragereshwa. Ubutumwa bwa marayika batatu, kandi ab'agaciro kenshi bagomba guhamagarirwa gusohoka mu matorero. Uko imbaraga ikomeye yakoreshaga indahemuka, ni nako ukwigaragaza kw'imbaraga y'Imana kwateraga ubwoba kandi kugakumira abo mu miryango yabo n'inshuti zabo batizeraga, kugira ngo badahangara cyangwa ngo bagire ubushobozi bwo kubangamira abumvaga umwuka w'Imana akorera muri bo. Irarika riheruka ryagejejwe no kunkorera gahato n'isuzugurwa, kandi ab'intungane muri zo bateye hejuru baririmba indirimbo z'ibyishimo bitavugwa, bitewe n'uko bari barangamiye kubaturwa. Muvandimwe nshuti wowe uneze amatwi, ubutumwa dusohoyemo bwa marayika wa gatatu harimo n'ingingo yo kubwira abantu gusohoka mu matorero yaguye, amatorero yataye umurongo wayo. Ibi bigaragaye muri ibi bihe byacu. Nk'uko ngiye gukurikizaho ibi byigisho bikurikiraho, wowe utekereza kuyasubiramo. Aya magambo ari nawe ahita yandika, yavuze ko gusohoka muri aya matorero ni mbere y'uko iri jwi rirenga rivuga rya marayika wa gatatu. Igihe turimo kirakomeye. Imana igufashe kubyitaho mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Data udukunda wo mu ijuru, turagushimye cyane. Tugushimiye ko ntacyo waduhishe ubwo dutangiye ibi byigisho, kandi tukaba turi kuburira abantu ngo bataramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, kuko wavuze ko abazabihangara bazasukwaho umujinya ndetse bagahura n'ibyago bikomeye. Turi mu ishungura aho benshi barimo bava ku kejo bakaba bari kuyasubiramo, nyamara ntacyo utakoze ngo bitubwire. Ndakwinginze ukore ku mitima y'abari kumva, kandi umuntu wese umuhe gutekereza neza kugira ngo arokore ubugingo bwe. Bigusabye nizeye mu izina rya Yesu, amen.